For most of the chronic ailments that people are suffering today in the world, the headquarters is in the stomach. Indwara hafi ya zose umuntu arwara, icyicaro cyazo ni mu gifu, ni ukuvuga ko isoko yazo ari mu gifu no mu mara. Impurities gather over a period of time and you become dense both in body and head. Imyanda yipakiramo igihe kirekire ikaremerera umubiri n'ubwonko. It determines the way you think, feel, understand and experience life. Usabwa gutekereza neza, gusobanukirwa neza, hanyuma ukagira inararibonye nziza yuko wafata ubuzima bwawe, naho ibitari ibyo uzarwara indwara kandi uzazivuza igihe kirekire, uzaruha kandi indwara zawe ntabwo zizakira. Umuntu akwiriye gusobanukirwa neza, akagira ubumenyi buhagije burebana n'umubiri we, kandi umuntu akamenya yuko muganga wa mbere ari we ubwe, naho ubundi akimuhana akaza imvura ihise. Ntabwo imyanda ipfa kwitsindagira mu mara yawe, ahubwo iterwa n'ibyo kurya bifuditse wirirwa utsindagira mu gifu kandi ukagerekaho no kubirya wenda kuryama. Ni ukuvuga yuko hari igihe umuntu yirengagiza ku manywa akirirwa atariye, ariko yagera nijoro akaba ari bwo arya. Izi ngeso zo kurya umuntu yenda kuryama, kurya nijoro, kurya wenda kuryama bitera indwara z'ubwoko bwose. Umuntu ushaka ubuzima bwiza akwiriye kuzirinda, kuko byanga bikunze yazivuza ariko ntizikire, ariko iyo uriye ku gihe byanga bikunze ugira ubuzima bwiza. Ntabwo imyanda ipfa kwitsindagira mu mara yawe, ahubwo iterwa n'ibyo kurya bifuditse wirirwa utsindagira mu gifu kandi ukagerekaho no kubirya wenda kuryama, kurya nijoro. Kurya wenda kuryama bitera indwara z'ubwoko bwose zishoboka. Indwara z'ubwoko bwose zishoboka ziterwa n'uko umuntu akunze kuryagagura, kurya ibyo kurya birenze urugero, ndetse no kubirya yenda kuryama. Ntabwo umuntu yagira ubuzima bwiza, kandi ari imbata y'izi ngeso. Umuntu ushaka ubuzima bwiza akwiriye guca ukubiri n'izi ngeso, nibwo twakwizera ko yagize ubuzima bwiza. Izi ngeso zabasa abantu zigizwe no kuryagagura, kurya buri kanya, umuntu akayabuzwa akantu kose ahuye nako ngo nuko karyoshye. Nizo nyirabayazana w'ibibazo byose biri ku isi. Indwara zose ziri ku isi cyangwa se indwara zose abantu barwara ziterwa n'aya mafuti akurikira. Kurya ibyo kurya by'amafuti ngo nuko biryoshye, usanga abantu bose bayabuzwa akantu kose bahuye nako. Nibari mu gitondo ugasanga ari kurya akagati, ari kunywa icyayi, ari kunywa ikawa cyangwa se ibindi binyobwa yikundiye, ugasanga muri ibyo binyobwa harimo isukari nyinshi, kandi abantu ntabwo bazi yuko isukari ari nyirabayazana w'indwara nyinshi. Ndavuga isukari mvaruganda. None se iyo ubonye abantu barwaye diyabete ukeka ko bayitewe n'iki? Igisobanuro cya mbere cya diyabete ni isukari nyinshi mu mubiri, kandi iyi ni isukari mvaruganda. Ntabwo tuvuga isukari nzima, isukari iboneka mu mbuto, mu binyabijumba, mu binyampeke. Iyi ni isukari nziza, ariko isukari mvaruganda uko yaba imeze kose, nubwo wayikoresha ari nkeya, byanga bikunze itera indwara nyinshi. Umuhanga w'ubuzima akwiriye kugenda guca nayo ukubiri kugira ngo agire ubuzima bwiza. Nubwo wabirya bibishye cyangwa se ukabinywa bibishye, ntacyo byagutwara. Iyo umaze kugira akamenyero, byanga bikunze biryohera umubiri wawe. Naho iyo unyoye isukari igihe kirekire, inyaga n'ururimi ububasha bwo kumva ibiryoshye, maze ugasanga usibye kumva yuko waryohewe, uri imbata y'indwara zose. Ntabwo kurya karyoshye kagagutera indwara ari ubusirimu, ahubwo ni ubumenyi buke bw'ubuzima. Niyo mpamvu rero dukwiriye kugira ubumenyi buhagije ku buzima bwacu. Ikindi gitera indwara ni ukurya wenda kuryama. Ibi nahoze mbivugaho. Umuntu ushaka ubuzima bwiza akwiriye kurya kare, akamenya yuko nibura nijoro iyo ariye akunze kugongana n'ibibazo byinshi, kandi ibibazo bihita byisuka ku muntu. Umuntu arara mu nzozi mbi, arara yavunaguritse, mu gitondo adashaka kubyuka, afite umushiha, afite ibibazo bikomeye cyane.
abitewe nuko yariye nimugoroba agahita aryama, kandi nawe koko wabibona niba ushaka kuruhura umuntu umutwaro ntabwo umugerekaho undi mutwaro. Kubw'ibyo rero niba umuntu ashaka kuruhuka nijoro ntabwo akwiriye kwikorera umutwaro mu gifu, ahubwo akwiriye kurara yangushye. Bisobanuye ko umuntu akwiriye kurya kare hanyuma akaryama nibura igifu cyarangije umurimo w'igogorwa. Ikindi gikunze gutera indwara ni ukurya ukarenza urugero. Ntabwo abantu bazi ingano y'ibyo kurya barya. Abahanga bavuga yuko ukwiriye kwicara ku meza ukarya ukumva umaze, cyangwa se ukarya ukumva uranezerewe, ariko ukwiriye gucungana nuko uhaga ku kigero cya 80%. Ntabwo ukwiriye kwicara ku meza ngo wumve ngo apeti yashize, ahubwo ukwiriye kwicara ku meza noneho ugahaguruka ku meza apeti watangiranye ibyo kurya ukiyifite, nibwo twakwizera ko umuntu yariye neza. Ikindi gitera indwara ni ukurya uri gusahuranwa cyangwa se gushyuhaguzwa. Hari igihe umuntu yicara ku meza nubwo yaba ari kurya ari wenyine, ugasanga ari kuyabaguzwa, ari gusahuranwa, ari gucungana n'igihe cyane. Oya, umuntu akwiriye kurya afite igihe gihagije kugira ngo nibura umubiri ubashe kwakira neza ibyo kurya. Iyo umuntu atapfuna neza, kandi reka mbabwire gutapfuna neza ibyo utamiye, ukwiriye kubikacanga inshuro 32 niko bahanga bavuga, kandi nibyo byiza. Nibwo ibyo kurya byivanga n'amacandwe maze bikamanuka byanoze neza. Naho abahanga bavuga yuko ukwiriye kunywa ibyo urya, kandi ibyo unywa ukabirya. Amazi iyo uyanyoye akwiriye gutinda mu kanwa, ntabwo ukwiriye kuyagotomera. Kandi ibyo urya ntabwo ukwiriye gukatamo kabiri ngo uhite uhirikira mu muhogo, ahubwo ukwiriye kubikacanga neza kugeza ubwo bibaye amazi ukabona kumira. Aya niyo mahame y'ubuzima abantu batazi, ariko aya mahame abantu bakwiriye kuyamenya kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Umuntu kandi asabwa kurya yitonze niba ashaka ubuzima bwiza. Nahoze mbivugaho, ukwiriye gukacanga neza ibyo kurya uriye bikivanga n'amacandwe ku buryo ubimira byamaze kuba amazi. Ikindi umuntu asabwa ni ukurira igihe. Ntabwo umuntu yemerewe kuryagagura, ahubwo ukwiriye gupanga neza ibihe ukwiriye kuriraho ibyo kurya. Gusa umuntu yakabije kurya inshuro nyinshi ku munsi, yarya 3, aha ni mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Mu gitondo akarya nk'umwami, saa sita akarya nk'umwamikazi, noneho nimugoroba akarya nk'umukene. Ariko inshuro nziza umuntu yariraho akirinda indwara kandi akivura indwara nyinshi ni inshuro ebyiri. Iri ni ihame ry'abacurabwenge, bavuga yuko umuntu ari inshuro 2 aribwo yaba ari mu murongo mwiza w'ubuzima. Aha bisaba kurya mu gitondo no ku manywa, nibwo yaba abateye intambwe nziza yo kwirinda indwara no kuzivura. Umuntu ariye 2 gusa ku munsi yamara ukwezi n'igice yakize indwara zose. Ikindi umuntu asabwa gukora ni ukurya ibyo kurya yizeye ko ari bizima. Ntabwo umuntu akwiriye gupfa kurya ibyo kurya ngo nuko biryoshye, ariko nta nubwo duhamagarira abantu kurya ibyo kurya bibishye, ahubwo ukwiriye gutegura ibyo kurya neza ukabirya biryoshye ariko wizeye ko ari bizima. Umuntu kandi akwiriye kwirinda icyo akoza mu kanwa yenda kuryama. Ubu ni uburyo bwiza bwo kurinda umubiri, nahoze mbisobanura. Kurya wenda kuryama bitera ibibazo byose. No mu gitabo cya Bibiliya, igitabo cyanditswe n'umunyabwenge witwa Salomo, umubwiriza, igice cya 5 umurongo wa 16, havuga yuko iyo umuntu ariye nijoro yenda kuryama avanamo uburakari, amahane, indwara n'imibabaro. Murabona yuko kurya umuntu yenda kuryama bitera ingaruka nyinshi. Umuntu ushaka ubuzima bwiza akwiriye kubyirinda kugira ngo abashe kugira ubuzima bwiza. Noneho dore imiti yakiza umuntu ikamwibagiza indwara zose arwaye mu gihe gito cyane. Iyi miti ngiye kukurangira nuyikurikiza uzakira indwara zawe zose. Indwara urwaye zose zizabasha gukira bitewe no gukoresha iyi miti. Ntabwo ari ukukurangira umubirizi, umuravumba, imiti yose itandukanye, iriya miti iri mu ntanzi z'urugo, ahubwo ni ukukurangira amahame wagenderaho ukaba wivura
zikavuye indwara ibihumbagiza, ndetse n'izo urwaye zikabasha gukira mu gihe gitoya. Abantu bagendera kuri iyi gahunda ngiye kubabwira bakira indwara nibura n'iminsi 3, baba bari gutekereza neza, baguwe neza, nta kintu kibaziga, ahubwo ugasanga bafite ubuzima bwiza muri byose. Umuti wa mbere ni ukunywa amazi y'akazuyaze ukibyuka mu gitondo. Ukibyuka mu gitondo nta kindi kintu ukwiye gutekereza usibye amazi, kandi bikaba byiza, bikaba akarusho aya mazi ari akazuyaze. Aya mazi agira imbaraga zihagije zo gukubura imyanda iri mu nda yose. Nababwiye ntangira yuko indwara zose ziterwa n'imyanda yabuze uko iva mu mara no mu gifu. Iyo umuntu agira amayere yo koza, yo gusukura imyanda iri mu gifu, byanga bikunze agira ubuzima bwiza. Utarwaye igifu, muri aya mazi wakamuriramo indimu, kandi utarwaye diabete wavangamo ikiyiko cy'ubuki. Ubu ni uburyo bwiza bwo gusukura amara, kuko iyo umaze kunywa aya mazi hashize nk'isaha uhita ukenera kujya mu bwiherero, maze ukituma imyanda myinshi, kikaba ikimenyetso cy'uko ukiza indwara nyinshi. Umuti wa kabiri ni ukongera kunywa amazi saa sita, kandi bitewe n'indwara urwaye, cyane cyane niba ari indwara zo mu mara, indwara z'umwijima, indwara z'igifu, indwara z'impyiko, ukwiriye kongera kunywa amazi y'akazuyaze mu masaa sita. Noneho mu gitondo, uwo ni umuti wa gatatu. Iyo hashize isaha unyoye amazi ya mu gitondo, urya ibyo kurya wateguye neza. Ahangaha turangira abantu kurya ubwoko bune bw'imbuto bitewe n'indwara ziremereye barwaye. Ukarya ubwoko bune bw'imbuto, warangiza kuzirya ukanywa utuzi dukeya tw'akazuyaze, cyangwa se ukanywa agakoma karinganiye, ukirirwa umeze gutyo, wirirwana umutuzo, umeze neza, uri gutekereza neza, uri gufata mu mutwe, uri kwibagirwa ibintu wibagiwe, ugenda intambwe zawo zidategwa, watera intambwe ukumva irakomeye, kandi waganira n'abantu ukumva ibiganiro byawe birakomeye kandi birashinze, mu by'ukuri ukaba uhagaze ku murongo mwiza w'ubuzima. Umuti wa kane ni ukurya ibya nimugoroba saa 9, ariko ukabanza warya salade y'imboga. Ni ukuvuga yuko ntabwo ukwiriye gutekereza ngo bugorobe cyangwa se ngo bwire ubone kurya. Nababwiye yuko kurya bwije bitera indwara nyinshi. Filozofi y'Abahindi ivuga yuko iyo umuntu ariye bwagorobye, ntabwo igifu kiba kigifite imbaraga zo kugogora ibyo kurya, ahubwo imbaraga z'igifu zipimirwa ku mirasire y'izuba. Ni ukuvuga uhereye mu gitondo izuba rirashye kugeza nyuma ya saa sita ritararenga. Noneho uburyo bwiza bwo kurya kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza, uburyo bwiza bwo kurya ibyo kurya bya nimugoroba ni ukubirya ku gicamunsi nko mu masaa 9, ushaka wabirya na saa 7 cyangwa saa 8. Aha hose nta kibazo rwose. Noneho bigera nimugoroba hashize amasaha maremare, igifu cyarangije igogora. Aha bivuga yuko iyo uryamye nimugoroba igifu cyarangije igogora, ukaba ufite inzara iringaniye, nibwo usinzira neza, nibwo ubyukana imbaraga, nibwo ugira amarangamutima meza, nibwo ugwiza imbaraga nyinshi zo gukora imirimo yawe ku munsi ukurikiyeho. Ugasanga uri ikiremwa kizima gitekereza neza kandi gikora neza imirimo yacyo gishinzwe. Noneho umuti wa gatanu ni ukwirinda kugira ikintu na kimwe urya nijoro. Ubwo namaze kubivugaho neza, kandi mu by'ukuri abahanga bavuga yuko kwirinda kugira ikintu na kimwe urya nijoro ari uburyo bwiza bwo gufata umubiri wawe. Inshuti bavandimwe, mubana nanjye mu biganiro by'ubuzima bya buri munsi, aho mbamenera amabanga y'ubuzima, ibyo mwakora kugira ngo mugire ubuzima bwiza. Reka mbasabe gukanda subscribe n'inzogera niba ari bwo bwa mbere twari duhuriye muri ibi biganiro. Mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jean Paul Ansenya naturopathe. Ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima, gusa akaryoshye ntigahora mwitama. Byari bikwiriye yuko tugumana muri ibi biganiro mbasangiza impanuro z'ubuzima, ariko bakuru bavuze yuko akaryoshye kadahora mwitama, kandi ni ukuri koko. Icyakora ntashirarekwa, maze abakuru bongera kuvuga yuko aryoha asubiwemo. Noneho kubw'ibyo munyemerere mbe mbasezeyeho, maze tuzongere kubonana muri video y'ubutaha. Ciao ciao. I love you so much, my dear friends. For most of the chronic ailments that people are suffering today in the world, the headquarters is in the stomach.
impurities gather over a period of time and you become dense both in body and head. It determines the way you think, feel, understand and experience life.